Burya kurota wurira igiti bikavunika bifite ubutumwa bukomeye cyane ku buzima bwawe. None aha ngaha hasobanukirwa no kurota wurira igiti bikavunika. Dore ibisobanuro 10 byo kurota wurira igiti kikavunika. Reka turebe igisobanuro cya mbere cyo kurota wurira igiti bikavunika. Ese waba warigeze urota wurira igiti cyangwa se ibiti ukabona biravunika? None aha ngaha tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bwo kurota wurira igiti kikavunika. Burya kurota wurira igiti bikavunika rero bisobanura imishinga idakomeye. Niba wararose rwose ubona wurira igiti ukabona kiravunitse cyangwa se ishami riravunitse, menya ko bisobanuye ko imishinga yawe idakomeye. Ibi ngibi bishobora gusobanura ko hari icyo urimo kugerageza kugeraho ariko kidafite umusingi ukomeye cyane. Niba rero wararose inzozi nk'izi ukarota wurira igiti kikavunika, menya ko byari bifite ubutumwa bukomeye cyane bukubwira yuko ibyo bintu cyangwa se iyo mishinga uri kugerageza idafite umusingi ukomeye cyane cyangwa se idakomeye cyane. Menya rero ko ukwiye kuvugurura uwo mushinga wawe, niba ari umushinga, niba ari akazi kawe, niba urimo gukora muri iyo minsi, menya yuko rwose ukeneye kugashyiramo izindi mbaraga kugira ngo katangirika. Niba ari business yawe uri gukora muri iyo minsi nanone kandi urasabwa kuyikorana imbaraga ndetse n'umwete kugira ngo iyo mishinga yawe idafailinga. Reka turebe igisobanuro cya kabiri cyo kurota wurira igiti kikavunika. Ese nawe waba wararose wurira igiti kikavunika? None aha ngaha ugiye kumenya ibisobanuro by'inzozi warose. Niba warose rwose wurira igiti kikavunika, ntujye kure cyane. Iyi video urasabwa kuyumva ukayirangiza, kandi wibuke gukora subscribe, like, share ndetse na comment. Rwose ntibagirwe gukora subscribe, ujye no muri comment utwandikira utubwire izindi nzozi twazagufasha gusobanura. Aha ngaha ngira ngo uri kureba kuri no video hari abantu bayiriho barimo bagerageza kurira igiti. Harimo bagerageje kurira igiti kiravunika, ngira ngo muri kubabona benshi bagiye batandukanye. Bandi barashaka kumusama cyangwa se kugira ngo bamutangire ataba yagira icyaba aramutse ageze hasi cyangwa se bamusame ataragera hasi. Aha ngaha rero niba wararose ubona wurira igiti nawe ukabona igiti urose wurira kiravunitse, ugiye kumenya ibisobanuro byimbitse, noneho umenye n'uburyo bwo kwitwara cyangwa se ubutumwa bukomeye byashakaga kukugezaho. Igisobanuro cya kabiri rero, ngira ngo icya mbere twabonye ko ari imishinga idakomeye. Icya kabiri nanone bisobanura kwiringira umuntu utizewe. Kwiringira umuntu utizewe. Aha ngaha niba rwose nanone tayari wararose wurira igiti, menya ko bisobanura kwizera umuntu utizewe. Hari igihe wizera umuntu nyine akaguhemukira. Aha ngaha rero igiti kimeneka cyangwa se kivunitse gishobora kugereranywa n'umuntu cyangwa se ikintu wizeye ariko kitagutengwa cyangwa kikagutenguha, kizagutenguha. Aha rero niba warose inzozi nk'izi rwizi rwose wamfura we, menya yuko umuntu wizeye ashobora kuzagutenguha. Izi nzozi rero niba warazirose ukarota ubona wurira igiti kikavunika, igisobanuro cya kabiri menya yuko rwose ushobora kuba wariringiye umuntu cyangwa se ikintu ariko kandi akazagutenguha cyangwa se icyo kintu kikazagutenguha. Niba ari warizeye ko iyo business yawe igiye kuraninga ikaba yanahomba, niyo mpamvu rero niba warose inzozi nk'izi ngizi urasabwa gufata umwanya uhagije cyane wo kongera gutekereza kuri iyo business yawe wakoze. Reka turebe nanone igisobanuro cya gatatu rero. Nanone kandi kurota wurira igiti kikavunika bisobanura gutinya gutsindwa. Niba warose wurira igiti ukabona kiravunitse, bisobanura kurota gutinya gutsindwa. Nanone birashoboka ko uri gutinya gutsindwa, uri gutinya kugerageza gushora muri business, uri gutinya gukora ibikorwa runaka kugira ngo udatsindwa. Niba rero wararose inzozi nk'izi ngizi zari zifite ubutumwa bukomeye cyane buguteguza ko ukwiriye kureka gutsindwa. Aha ngaha izi nzozi zerekana impungenge zo kugerageza gukora ku ntego ariko ukagira ubwoba bwo kugwa cyangwa se bwo gutsindwa nyine kugera kuri iyo ntego yawe. Aha ngaha rero wirinde ubwoba, ahubwo nanone kandi ukomere ku ntego yawe, ushyiremo imbaraga zikomeye cyane ndetse n'izindi ngamba kugira ngo iyo business yawe cyangwa se icyo gikorwa cyawe wagambiriye gukora kitazagutenguha cyangwa se kitazafeilinga.
Reka turebe nanone igisobanuro cya kane cyo kurota wurira igiti kikavunika. Ahangaha bisobanuye impinduka zitunguranye. Niba wararose ubona wurira igiti nanone kikavunika, bisobanura impinduka zitunguranye. Birashoboka ko hari impinduka zigiye kugutungura. Ahangaha igiti kivunika gishobora gusobanura kandi nanone impinduka yihuse itari iteganyijwe mu buzima bwawe. Ahangaha bisobanura impinduka yihuse itari iteganyijwe mu buzima bwawe. Ngira ngo hari igihe ikintu cyiza kikagutungura nawe ukabibona rwose ko cyagutunguye, ndetse kandi ukabona yuko utari wacyiteguye ndetse utari waragiteganyije mu buzima bwawe, ukabona kibayeho. Ahangaha rero wakabyara we, ndakwifuriza kugira impinduka nziza mu buzima, kugira ngo utazatungurwa. Ngira ngo byari bifite ubutumwa bukomeye cyane buguteguza ko ukwiriye kwitonda ndetse no guhora uri maso kugira ngo utazatungurwa n'ibihe cyangwa se ibintu runaka bikaba byaguhungabanya. Reka turebe igisobanuro cya gatanu cyo kurota wurira igiti kikavunika. Nanone kandi niba wararose wurira igiti kikavunika, bifite ubutumwa bukomeye cyane ku buzima bwawe. Ahangaha biri kuguteguza ko ugiye guhura n'imbogamizi. Reba nawe wari wagerageje kurira igiti, wuriye ugeze hejuru ubona kiravunitse, cyangwa se ubona ishami wari urimo wuririraho riravunitse. Ahangaha ni ubutumwa bukomeye cyane buguteguza ko ugiye guhura n'imbogamizi. Ahangaha wari uri mu nzira yo kuzamuka cyangwa se yo kugera ku iterambere, ariko hari ikiri kugukoma mu nkokora, cyangwa se hari ibiri gutuma nyine utagera kuri iyo ntego yawe, cyangwa se hari ikiri gutuma nyine utabasha kugera ku byo ushaka kugeraho. Niba rero warose inzozi nk'izi ngizi wowe kabyara we, ukarota wurira igiti ukabona kiravunitse, cyangwa se ishami wuririyeho ukabona riravunitse, menya ko byaguteguzaga ko ugiye guhura n'imbogamizi muri icyo gikorwa cyawe, se muri iyo business yawe, mu kazi kawe, se ndetse n'ahandi runaka hagiye hatandukanye. Ubwo urumva ko ugomba gufata ingamba z'ubwirinzi ndetse ukaba maso ugasenga Imana kugira ngo ibashe kugutsindira izo mbogamizi. Reka turebe igisobanuro cya gatandatu rero. Kurota wurira igiti ukabona kiravunitse nanone kandi ukabona nta n'ubufasha wabonye nk'ubw'abantu bari kuri iyi video. Ngira ngo urabona ko hari umuntu ugerageza kurira igiti, ariko hari abandi bari munsi bari gushaka kugira ngo nibabona aguye cyangwa se ageze mu kirere bamusame ataragera hasi. Ahangaha rero wowe niba wararose rwose wurira igiti, cyangwa se ukabona ishami wuririyeho riravunitse, kandi ukabona nta n'umuntu wo hasi wo kuba yagusama cyangwa se wo kuba yakubwira ngo komera, menya ko bifite ubutumwa bukomeye cyane buguteguza, cyangwa se bukubwira yuko, cyangwa se bukuburira yuko ugiye kugera mu gihe cyo kubura ubufasha. Aha bisobanuye kubura ubufasha. Ahangaha bishobora kwerekana ko wari witeze ubufasha bw'umuntu runaka, ariko ntibukibonetse cyangwa se ntububone. Ahangaha rero menya yuko niba wararose ubona wurira igiti nanone kandi kikavunika, bisobanuye kubura ubufasha. Reka turebe igisobanuro cya karindwi cyo kurota wurira igiti kikavunika. Nanone kandi niba wararose wurira igiti kikavunika, bifite ubutumwa bukomeye cyane, birakumenyesha ko ukwiriye kwitondera ibyemezo ufata. Ahangaha kurota wurira igiti kikavunika birasobanura kwihutira icyemezo cyangwa se kwihutira gufata icyemezo runaka utabanje kubitekerezaho. Ahangaha rero urasabwa gutekereza ku byemezo runaka uri kugenda ufata. Kuvunika kw'igiti ahangaha bishobora kuba ikimenyetso cyo gufata icyemezo utabanje kugitekerezaho bihagije. Wowe rero urasabwa gutekereza ku cyemezo cyawe, ukabanza ukagitekerezaho neza mbere y'uko ugifata. Reka turebe igisobanuro cya munani cyo kurota wurira igiti. Niba kandi nanone wararose ubona wurira igiti ukabona kiravunitse, bisobanuye iki? Bisobanuye icyizere gike mu mbaraga zawe. Bisobanuye ko wifitiye icyizere gike mu mbaraga zawe, urasabwa kwiyongeramo izindi mbaraga ndetse n'icyizere. Izi nzozi zishobora kugaragaza gushidikanya ku bushobozi bwawe bwo kugera ku ntego. Niba wararose rwose wurira igiti kikavunika, wiyongeremo icyizere, wiyongeremo imbaraga, buriya ku Mana byose birashoboka. Reka turebe igisobanuro cya 9 kuri izi nzozi. Ahangaha nanone kurota wurira igiti kikavunika bisobanuye iki? Bisobanuye kuburirwa cyangwa se guhanwa. Kugirwa inama. Birashoboka ko hari igikorwa runaka cyangwa se ibyo ugiye kuzakora bizatuma ugirwa inama. Hari igihe biba nk'imbuzi igusaba cyangwa se ikuburira kwitonda mu byo urimo kugira ngo
ubinoze neza kandi ubashe kubitunganya neza. Reka turege igisobanuro cya 10 ari nacyo cya nyuma cyo kurota wurira igiti kikavunika. Ahangaha nanone kurota wurira igiti bikavunika bisobanuye gutangira bundi bushya. Nubwo igiti kivunika bishobora gusobanura ko hari indi nzira nshya igiye gufunguka nyuma yo gutsindwa. Ahangaha rero kabyara we urasabwa kwitonda ndetse no kwigengesera mu byo ukora. Ikindi hari inzira nyinshi cyane cyangwa se hari uburyo bwinshi ushobora kuba watabarwamo, kabone nubwo byaba bigoye cyane, ariko humura ushobora kuzagera ku ntsinzi yawe kandi ugatsindwa. Inzozi rero kuri Good TV Rwanda cyangwa se ibisobanuro by'inzozi kuri Good TV Rwanda nakagaruka. Ntiwibagirwe kugenda cyangwa se ngo ugende udakanze subscribe, jya mu turimo, ariko kandi nanone ujye bikagusura iyi channel ya Good TV Rwanda. Ngira ngo rero wibuke gukanda kuri subscribe, like ndetse na share niba wakunze iyi video. Ciao 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 ciao.